aka kan engineer Harris umuyobozi w'ikipe ya Yanga avuze sobanura uburyo bwo kubaka equipe yavugaga na profile z'abakinnyi uko squad yubakwa yaravuze ngo haba ibyiciro bitatu by'abakinnyi Axel yaravuze ngo hari umukinnyi uba ari muto ari muri phase ya development yo kuzamuka agenda nyine agaragaza impano aravuga ati abo ni abakinnyi ugera muri equipe yawe aravuga hari igice cya kabiri cy'abakinnyi bari kuri peak ya performance wa mukinnyi nyine weze iberi wa undi uvuga ngo ewa nari muri hebye araryoshya ameze neza amaze ko umukinnyi wuzuye aravuga ati n'abakinnyi baba bari mu gihe cyo gusoza kariyeri zabo ati abo bakinnyi batatu bose ayo moko atatu y'abakinnyi ubagira muri groupe ariko aravuga ngo ikintu witaho cyane ni ukumenya uburyo ubakoresha muri ekipe yawe kuko iyo ufite bamwe gusa ekipe yawe hari igihe ubura umuzamu mwiza hari igihe uburamo muri deri hari igihe ubura umukinnyi wagwa iminota 90 no mu defenseur ati ugomba kubalansa iyo ushinzwe by'umwihariko rokritoma abo bakinnyi ukabagira binjyanye ku ngingo imeze gute kwizigira bati Sefu ni umusaza bati Emery ni umusaza iberi tuganira gakeya abanyarwanda tujya kuzinda 15 tuvugishije ukuri ubureyo abakinnyi abantu baba barabaza abakinnyi b'abana rifite hagati kugira ngo ngongeremo Sefu sibye ko abantu badakurikira Gruari ni umwana Richard ndayishimiye ni umwana uyu wo muri ntarindwa Impapuro ni umwana Fiston ni umwana Abed afite imyaka 23 ni wamusinyisha ni umwana abo bakinnyi bose ntanzi ingero nkeya n'uyu nguyu uriya Adama Bagayo na Tony n'abatoni Kitoga n'abana n'abakinnyi gifite imyaka mito isanzwe ifite n'abana ba Cindy Paul Jezi bagomba gukina uyu mwaka pe ba Fabrice n'abana abakinnyi b'abana barahari umwaka ushize ngo mu bantu bose bavuga ko ngo bagezweho abantu babiri ngo banze kwakira ruswa mu bakinnyi ba Rayon kandi bagezweho ni umukinnyi witwa Sefu n'umukinnyi witwa Yusudiani President Tado yaravuze ati championnat y'u Rwanda ukuntu imeze aba bakinnyi bakuru turabakeneye aba bakinnyi nibo bafasha umutoza gutegura ama match manini nibo bafasha ko organiza barumuna babo ntiwagira groupe y'abakinnyi bose batamenyereye championnat kandi bose babana ariko nibyo reba nk'ubu nk'ireyo niba Kevin yaragiye Sefu ari umurekuye Emabra aragiye abakinnyi bose bari bafite harasigaye Serumu ngo asaza bari gusinyisha abandi basaza abantu batazi rose ibintu by'umupira bagera kakobye abantu Emery afite imyaka 30 Emery ngenda bizi neza yuko Emery ntago tumuruta mu myaka Emery nta myaka 33 Emery afite 31 none se tuvugisha ukuri niba hari Rushema Chris aracyari mu myaka 20 na si umwana urabizi ko uriya Yusude yanyi si 28 27 urabizi neza yuko uyu musore urabizi ko Jesus bazamusubiza mu ma wing back nawe ni umwana none se Prince musore nawe si mukuru Prince musore ni mutoya none se urafata groupe ureke gushyiramo umukinnyi umwe byo urufite experience wafasha umutoza hari ikipe bategera bari unitwara neza erega Emery uravuga ngo afite 31 ariko afite 31 nk'umuntu ufite discipline ari ufite 31 akamera nk'ufite 40 no kwera za desordre yaraganze cyane Emery ntuzamubona mu mayoga ntuzamubona zirekritema nziza cyane zari zikenewe hanyuma dusoreze ku munyagabo wageze hano i Kigali mu Rwanda hari umukinnyi w'umuwinga abantu bose bagiye bandika bavuga ngo araje yahageze amafoto n'amavideo byagiye bigaragara ni umukinnyi ufitiye profile aje gukora test aje gusinya bimeze gute ibere yego uyu ni umukinnyi w'umunyagabo rwose ku makuru nahawe n'umu ajawe rwose ntabanga ni mucyo anta biganiro hari abakinnyi benshi amaze kuzana hano mu Rwanda yambwiraga ko uyu mukinnyi aragera i Kigali ku isaha y'isayine amakuru yampaye sayine za mu gitondo ubwo bivuze ko yamaze kuhagera ku bantu bari bariyo bamubonye hanyuma akaba yitwa yitwa Ndongo Mengwe Chancellor Ndong Mengo Chancellor yaranamupostinze uyu mukinnyi rero ahubwo yakinaga mu ikipe bita yo bayihinnye yitwa USAO ariko magambo arambuye iyi kipe yitwa OEM Sporting Union urumva uyu mukinnyi rero icyo aje gukora ni kimwe rugaju kwizigera rugangura na Irene no vango agiye gukora ikintu kimeze nko kureba urwego ariho ntabwo twabyita test kuko bamaze kumvikana vango mutoza aramureba mu minsi 2 uyu munsi arakora imyitozo neje azakore kugira ngo bamusinyishe umutoza yamaze gushyiraho V yego batahita bamusinyisha umutoza wenda atazi nganavuye he atanamubonye yego namara kumureba mu minsi 2 rero uyu musore ukina kuri 7
agakina 11 akanakina 10 ni imyanya 3 akina mu kibuga namara kumushima araza gusinya amasezerano ariko mbere yo gukorerwa medical test yo arayikorerwa pe mbere yuko nakorerwa akora n'imyitozo kusingi bateguye kwaza kuyikora katwumve Jangwana victoire nkuko Kenisa ajya bivuga avec manière urebye uburyo ngira ngo ikipe ya mbere yagiye muri ya kabiri dufite ekipe ebyiri zishobora gukina championnat zose zikaba zatanira igikombe so rero icyo navuga ni kimwe gusa match n'eshatu byanze bikunze zo bagomba gukina hari ya super coupe na championnat arere tour wenda icyamahoro cyo bazakweba wenda heroes cup bazakweba atangaje nona agakanusha kugakate hari match imwe nzabatsinda 5-0 ngira ngo wabonye umwataka bita William ngira ngo wabonye football ntabwo ari nk'igisoro niho ukora munda niho umuntu akora munda avuyemo oya football ntabwo ari ukorero football nugoza ngira ngo wabonye ikipe ya mbere muri defense duhagaze neza mu izamu muri mediane imbere wabonye communication ngira ngo ya Watala n'umuntu bita William ngira ngo wabonye uburyo bahise biconnecta nabwo ko baturekiriye abakinnyi beza urebye mu madao uburyo bamubonye ukarebura mwataka ikintu gishimishe kurusha ibindi muri ibyo bitego bine byibura twatsinze ibitego 3 byatsinzwe n'abataka Yes, oni Jangwanovic avuga ati ibitego bine twatsinze harimo 3 by'abataka ku munsi wejo abagiye kureba match ishyorongi iberi bahakuye 11 ba Aprfc Football Club beza ngo ngenderwaho bashobora kuzabamo nk'impinduka nk'ebyiri ikipe yabanjemo ya 11 ya Aprfc ishimwe Pierre Mari yari mwizamu Clement na Yunus bari muri axe kabiri ho Fitina Ombalenga gatatu niyo mugabo Claude gatandatu ari abanje ngabo nziza Pacifique umunani ruboneka 10 Memerdao arawuzi mwinshi cyane agenda akora amafente menshi cyane tuzamuganira hejo wing imwe yari iriho Gilbert indi wing yari iriho obita Watra Rutayizamu William Togwi Mel ibitego bine byatsinzwe na Togwi na Watra Mamadusi na Ruboneka abataka bose baratsinzwe abo rero twavugaga iyo 11 abakunzi ba Aperi bavuze ngo barabona ari iyo 11 ahantu ashobora kuzajya hahinduka ni kwa bandi ariko buriya ngo ngabo nabandi Pacifique ngabo nziza n'abantu birashoboka cyane kajyamo Dauda cyangwa Kisekiganda reka nkwereke gatabo ku makuru mfite Kisekiganda ngo ntabwo yakinnye ku munsi niba hari umuntu wishimiwe cyane ishyorongi umwana w'umunyarwanda uvuye muri polisi Pacifique ngabo nziza birashoboka cyane ko pe azabona iminota myinshi yo gukina azabona umwanya wo gukina hari impamvu ejo yabanjemo nubwo wenda Sekiganda afite akabazo k'imvune Sekiganda yagize ikibazo cy'imvune mu mfundiko baramubazi ariko ntabwo pasi kubanzamo ariyo mpamvu yo kuba Sekiganda dahari kuko bari no gushyiramo abandi hari impamvu bari kumushyiramo ngo rwose yakonvense umutoza cyane Aperi ifite abakinnyi 29 urakoze kuvuga 11 babanjemo igice cya mbere kirangiye bakuyemo abo 11 bose bacyaramo abandi 11 bashyashya umva abandi 11 rero mwizamu hajemo uruhamya nkiko kuri kabiri Kagege kuri gatatu Bugingo umutima wa defense wari urimo Suwane na wa mwana yitwa Ndo Alex wavuye muri Gasogi Dauda yari kuri gatandatu Dauda wakinnye neza umwanya uro competition kuri gatandatu ikomeye Ramazani yari 8 Ramputi yari ku 10 Ramine baba mwengetse uruhande rumwe urundi rwariho Kiwanuka hatatse Mamadusi iyo ni ikipe ya kabiri ya Aperi nayo yakina champion kandi Kisomedi nta uri mburetse ndaziguha neza nyuma yarakinnye ku minota 70 Aperi yongera kuramo bane muri ekipe ya kabiri yasimbuye izana abakinnyi yakuyemo Ramine ba ikuramo Kiwanuka ikuramo Mamadusi ikuramo na Ramputi abo basimbuwe na Haji na Muzungu na Arsene na Froduwari abo bari mu ikipe ya gatatu nyamukandagiriza icumuntu rimwe izabyaza umuntu bakoze 22 abo ni bari izafatika ikubita igapasuka ikipe gashwanya ngo hari umunsi nzatera ikipe bitanu izina ry'Imana noneho ubugabo bamaze kuba twavuze 11 abanje bana 11 basimbura babaye 22 kongeraho bane bandi basimbuye babaye 23
n'umunani karikire manta ego 22 guteranyaho 4 26 kongeraho nari ndangaye yarashyizeho abandi babiri nari ndangaye hano mu message wari kurebera 7,000 wari kurebera 7,000 kuri YouTube karikire mentale najya no gukora ikizami anyway Ariko birazwi mu bintu bya YouTube. dukomeze najya no gukora ikizami Bobikase Kiganda Ibere yavuze ko afite ikibazo cy'imfundiko Yego. Omedi mama wararwaye yasubiye Uganda kwita ku mubyeyi we hanyuma Adolphe sinabwira shoti uriya yamukubise mu myitozo ku izina ry'Imana Urubavu rwarahiye. aperi ngo iri kwibaza ngo dushaka undi muzamu Brongo Pierre ari muri comfort zone aratuje ewana ngo arisinziriye yavuze ati uyu muntu se ntago yakoraho ibaze ko ruhamye nyikore wa Simba Adolphe atanabonye na 11 ubwo urumva ko mwizamu na ahantu aperi muri recommandation Pierre yarakeneye umuntu bakompeta ariko Zandani zikomeye ku bafana aperi bakwishimira ubwo abakinnyi 29 rero ko waruza 26 kongeraho batatu batari bahari Adolphe na Omedi yego na mugenzi we ariko w'umugande bazatiza ntibazatizamo batatu urakoze ahubwo kunyibutsa ugira se ngo ntigateguye ako ngako muzungu witegura ushaka kujya muri marine cyane ariko rero Froduari witegura ushaka kujya muri marine Arsene tuguma umwana w'iwacu hariya kabisa zakabuye witegura ushaka kujya muri marine nibagende abo batatu hakiri kare niba ari na match marine iri gutegura za pre-season nazo bamenyerane n'itsinda bagenda nibagende bafashe umutoza nibagende n'umutoza bashyira muri system n'umutoza bashyira muri system marine iri kwitegura none se bazagenda ryari ibyo bintu hashize umwaka bavuga ngo bazagenda bafata icyemezo bazagenda ryari uriya mutoza Axel okay tureke kubitebyamo ngo yaravuze ngo ntabwo nshaka ko hari umukinnyi uzavuga ko atahawe umwanya ni mureke mbakoreshe buriya ngo atinze no mu bintu bya tactique ejo tuzabyinjiramo tuvuga uko atoza n'imitoreze nuko ashaka ko bakina n'imibanire n'abakinnyi ariko yaravuze mureke manze bose mbaho umwanya bazabakina hari aperi igiye gukina friendlies 3 nyuma ejo yazo bazakina na gorira nyuma yazo ejo bazakina na ngo gorira nibwo azafata decision umva rero programme ya aperi ya pre-season ibi bya gorira se birakomeye reka biroroshye ejo mu gitondo aperi Kirongi irakina n'Intare ikipe ya mbere nyine y'abasimbura izo nane ngo zarashe polisi nimugoroba yego nimugoroba saa 9 aperi irakina na gorira ya Alain Kirasa na rugajuri muri stage idukubise na Buba Somana ntaribi tuyikubise ubwo ntimwankira baye mbasabye imbabazi musenge sinzanganye nayo no yatsinda 4-1 nakibona nahita mbahitana hano ntimwankira anyways ako nako gutera ariko aperi umva indi match ifite ikomeye equipe ya CHAN ya Nigeria izabiri mu Rwanda iki cyumweru ku cyumweru bazakina muri stade Amahoro na aperi numva ibintu bikomeye rero ukwezi kugiye kuza ibintu bigiye kuba kse aperi izakina na Azam i Kigali izo nazo yawe n'umuntu wo muri aperi Azam umuntu wo muri Belgique kuramubona cyane Feitoto uramubona rafiki yako Azam ngo yasabye aperi kuza mu Rwanda bagakina Simba Sport Club aperi yarababwiye ngo mwadusabye kuza kuri Simba Day natwe muzaze dukine match Nyarugenge Simba ngo nayo igomba kumanuka Kaizer Chiefs ku itariki ngo hagati ya 17 na 16 ngo ushaka kuzabira i Kigali kina na aperi ngo rashaka gukora pre-season itabaho irimo Azamu Simba na Kaizer Chiefs bakagenda bakina mu byiciro bitandukanye izo ni match ndinda izo nizo match zo gupimira ikipe izakina Champions League ngo ni ibiri gutekwa ndinda za umbico details zivuga rafiki yangu ejo tuzajya mu mikinire yayo uko yatsinze Gasogi n'imikinire ariko mva Zandani rero icyo zivuga kwizigira Zandani zikavuga ko Azamu ngo yabwiye aperi ngo tuzimenya ibintu byose mwe mu Azamu yasabye match yego ariko Azamu ngo irashaka yuko nirangiza gukina na aperi ngo yasaba na Rayon match nabyo rwose ngo nyuma ngishaka kuzasaba Rayon match ngo ni Azamu yifuza kuza muri pre-season i Kigali hanyuma aperi kuko Simba yatumiye aperi ko yatumiye Simba aperi yarebwiye ngo mureke twebwe ibyo tuzabasha kubakorera tuzabamenya muri Kigali hoteli kurya kwideplace ariko iby'indege mwitegere zira ni ikipe z'abakire monde uje aravuga ati apo ni sawa Kaizer Chiefs aperi yarabwiye ati twebwe ibijyanye n'indege mu bitubareho nimuzi Nyarugenge icyo tuzabafasha no kwarangira amahoteli meza mwibukingire mwigaburire tubashakire n'umuntu wa imodoka nziza zibatwara muze dutere match ibiganiro birarimbanyije Zandani zikavuga yuko iyi nyamukandagira ngo nitureba nabi muri uyu mwaka ngo budget ya APR bikagenda neza uko bimeze nyine hariya muri Minadef kuko basha amafaranga menshi uyu mwaka muri bare
urumva n'imyaka 2 bamaze bagura abanyamahanga n'ibindi ngo umwaka utaha APR ngo ishobora kongeramo abakinnyi Axel batarenze abanyamahanga 3 bakomeye ngo harimo umuzamu batangiye gutekereza imyanya bazakoraho bakongera amasezerano babatara bazaba yashoje no bakimeze neza ngo bakagura n'abandi bakinnyi 2 APR ngo irashaka kuzakoresha amafaranga miliyari y'amanyarwanda umwaka utaha ikaguramo abakinnyi 3 bizajya igura umukinnyi $300 by'amadolari hagati ya 300 na 500 batatu gusa wa wundi ubyaza no uyibwira n'itera ibintu by'imbabazi irashaka kuzajya kubita amakipe 6 sinzi ya APR ibintu ishaka ariko nge Zandani zayo namenye nizo